Mwongeye kwirirwa neza, ndabasuhuje nk'uko bisanzwe ndatangira mbibwira nitwa Emmanuel Uwimana uzwi cyane ku izina rya Emmy Simple, nk'uko bisanzwe rero ndabibutsa ko ndimo kubasomera igitabo cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi. Ikiguzi cy'imbabazi ni iki ngiki. Igitabo cyanditswe na Emmanuel Uwimana ariwe njyewe Emmy Simple muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Nkaba rero ni inkuru y'urukundo maze igihe mbasomera. Mu bice byabanje nabasomeye igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane n'icya gatanu ndetse n'icya gatandatu. Ubu rero tugeze ku gice cya karindwi cy'iyi nkuru, aho iyi nkuru igizwe n'ibice 12. Ikaba ari igitabo kigizwe n'amapaje paje 87. Akaba rero ari igitabo kinini ariko gifite ibikuru byacyo. Hari igitabo cyitwa Ubuzima mu muryango, hakaba igitabo cyitwa Inzozi z'urukundo, hakaba igitabo cyitwa Isano isumbuye amaraso, hakaba n'igitabo cyitwa Umurunga w'urukundo. Byose ni ibitabo bindi nagiye nandika, ariko nyuma yo kubona ko abantu benshi badakunda gusoma no kwandika, no ko badakunda gusoma, batabona n'umwanya wo gusoma, baba bakeneye kubona ibitabo cyangwa se kumva radiyo, kureba televiziyo, kureba ibiganiro bitandukanye, nahisemo rero kujya mbasangiza inkuru nandika mbicishije kubasomera. Kwandika naranditse ariko nkunda no gusoma, rero niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kujya mbasangiza ibyo nandika ndetse n'ibyo abandi bandika. Reka rero twihuse mbasomere igice cya karindwi cy'iki gitabo. Ni inkuru y'urukundo ivuga ku bantu babayeho, ariko hakaba harimo ubuhanga bw'umuhanzi n'umwanditsi kugira ngo abandika bose barusheho kuryoherwa ndetse n'abakurikira iyi nkuru baryoherwe. Ndagushishikariza rero ko wasoma ino nkuru. Duherukana rero Umurungi afite ikibazo cyo gusubizaho telefone. Amaze gusubizaho telefone yahamagawe na Sugira yamubwiye ibindi bintu byinshi amusaba imbabazi, ariko Umurungi agira ingorane zo gukomeza kumutega amatwi kuko yari afite ingorane zitandukanye zihungabana no kwibaza uko umuntu ugarutse mu buzima bwe ni muntu ki, arashaka iki ko byarangiye ibye nawe. Kuri ino nshuro rero reka mbasomere igice cya karindwi. Duherukana Umurungi arimo kwibaza ibibazo bitandukanye. Nawe nakongera kukubaza aho ukurikiye kino kiganiro cyangwa se ukurikiye ino nkuru y'ikiguzi cy'imbabazi. Ese wowe wakora iki? Wakomeza guha umwanya umuntu waguhemukiye ukamwitaba, yaguhamagara ukamusanga mukavugana? Wabanza kumva ikimugenza n'ikimuteye kugaruka agusaba imbabazi? Ese wakongera guha amahirwe ya kabiri waguhushije bwa mbere? Ese Umurungi yari yibagiwe ijwi rya Mbabazi wamuhoraga mu matwi? Ese koko Sugira yaragaruwe n'iki? Ese koko Sugira yaragaruwe n'iki mu buzima bw'uyu mubyeyi warushye ukiri mutoya? Reka rero dukurikizeho ibyo byari ibisoza igice cya gatandatu ubwo twaheruka gusoma ubushize. Ubu rero reka mbasomere igice cya karindwi cy'iyi nkuru. Mutega amatwi. Iryo joro ryose Umurungi ntiyongeye kugoheka. Yongeye gusubiza inyuma amateka ye na Sugira. Yibutse ijwi rye ukuntu kuva yamumenya ubwo bahuriraga ku rugamba mu gihe yari yarakomeretse. Yongeye kwibuka amasezerano yose yamuhaye, ariko akaba yarayarenzeho akamuhemukira. Yibukiranyije n'umutima we ibyishimo bitagira ingano yasangiye na Sugira. Biramurenga yongera kurara arira. Intimba y'iteka yituraga umusego wabaga ku gitanda cye. Iyo yasubiraga muri ayo mateka atoneka ibikomere yari yikoreye ku mutima no ku mubiri, iteka yawufataga
yarawufataga akawiyegamiza mu gituza maze akawukomeza cyane, akawuruma, akawurya inzara ariko anarira avuga aya magambo yakundaga kuvuga mu gihe cyose yabaga asubiye muri ayo mateka atera agahinda, agira ati kubera iki njyewe? Mana kubera iki ibi byose wemeye ko bimbaho? Ese nacumuye iki koko? Kuki utajya wemera byibura ngo mbone agahenge igihe gitoya? Ibyo byose yabibazaga Imana. Uyu mubyeyi yararaga arira akanirirwa arira. Indirimbo n'inyikirizo bye byose byari amarira. Mu kirere cye cy'ibyishimo hahoraga habuditse igihu kidashira. Byageze aho amashereka arayabura neza neza. Ntiyibukaga ko Mbabazi wumvishe ibye akababara, nyuma akamubabarira akibaho. Yumvaga ari we wenyine uri ku isi kandi ko nta n'umwe umutega amatwi. Byageze aho yibagirwa ko afite umwana yagombaga kwitaho nka nyina wamubyaye. Iyo Cyomoro ataza kugira wa mwana w'umukozi wamureraga aba yarishwe n'inzara, udasize n'agahinda. Umurungi iyo yibukaga ko ari amaraso ya Sugira yumvaga yamujugunya iyo kure mu ishyamba, aho atazongera kumubona mu maso ye. Yewe rimwe na rimwe yarariraga undi akamwihorera, utabizi akaba yakeka ko atari we nyina. Iyo Mbabazi yagiraga ngo aramuhamagaye, rimwe na rimwe nawe ntiyamwitabaga, ndetse inshuro nyinshi yamwohereza n'ubutumwa bugufi undi akabwihorera. Umurungi yashakaga gutuza no gutekereza neza ibyari birimo kumubaho muri icyo gihe. Mbabazi nawe yakomeje kubona ko umukunzi we yahindutse rwose. Akora uko ashoboye kose ngo amenye ikibazo afite ariko biramugora. Niko kwigira inama yo kuzafata umwanya akajya kumusura, nyuma akamubaza imbonankubone ikibazo yagize cyamuteye guhinduka. Mu gihe atarajyayo, Sugira yongeye kumuhamagara, nawe yakoraga uko ashoboye ntamwitabe. Yewe rimwe na rimwe telefone ye yabaga yayijimije mu rwego rwo kwiha amahoro. Ariko umutima wo ntiwari utuje na mba. Nuko igihe kimwe yongera kumwitaba ngo yumve mu by'ukuri icyo yamushakiraga. Nuko Sugira yongera kumubwira ati ndabizi sinkwiriye imbabazi, ariko ndakuzi bihagije. Nzi imbaraga zawe naho ugira intege nke. Twabanye muri byinshi none ndakwinginze nkwisabire ikintu kimwe gusa. Untege amatwi kuko ahari ni we wa nyuma nizeye wantura umutwaro nikoreye. Undi ati icyo sinakikwima rwose, usibe kugira ikindi urenzaho kuko waba urimo kungondoza. Sugira akomeza agira ati sinkubeshya yewe nta n'icyo wuhishaho. Urushako rwarananiye. Wa mugore nashatse ubu turi mu nzira zo gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo navaga ku rugamba nasanze twita inda y'undi mugabo kandi nitwa ko ari njye twasezeranye kwihanganira ibyo ntibyankundiye mpitamo kwaka gatanya. Undi no gutangara cyane ati ngo iki? Ariko kuki abagabo muri babi? Nanone umaze kumutesha ubusugi nawe umutaye hanze, witwaje ngo yagize ati ibyo se wabibwiwe nande? Igihamya ufite ni iki? Ariko kuki muhemuka Sugi? Ubwo amabi ugirira abantu wowe bayakwishyuye byagenda gute koko? Ubwo nawe uramuhaze none uramutaye rero, ugiye gushaka undi. Ariko basangwa ba sogokuru na sogokuruza twagorwa koko. Nako komeza umbeshye nagira nte se? Sugira ati
rwose sinkubeshya nta n'icyo byanyungura, ibyo nkubwira ni ukuri, gusa icyo nari nguhamagariye si icyo. Ndabizi warababaye, yewe waciye henshi, ndetse bambwiye ko ufite ubukwe muri iyi minsi, gusa ndakwinginze njye yenda undeke ariko ibyo ngiye kugusaba ubigirire umwana wacu Cyomoro, ntazabe inzirakarengane y'amakosa yanjye. Ndagusabye ngirira imbabazi, umpe amahirwe ya kabiri, byibura unyemerere nkosore amakosa yose nagukoreye, kuko niba ari igihano narakibonye, numvishe ububabare bwo guhemuka no guhemukirwa. Umurungi amuca mu ijambo ati ugize ngo iki Sugi, ngo ngire nte? Amahirwe ya kangahe? Ati rwose ibyo ubisubize aho bikuye, warampemukiye kandi naragushimiye, yewe namaze kubyakira, ariko uramenye ntunshuke ngo nanjye unyigishe guhemuka. Niba warumvishe ibyanjye n'uwandohoye mu nyanja wari warantayemo kandi ubizi neza ko ntazi koga, kuki unsaba guhindukira ngo nanjye mujugunyemo kandi nzi neza ko uwayigezemo kuyivamo bitamworohera? Ariko Sugi, nkwibarize ikintu kimwe. Undi ati komeza rwose nguteze amatwi. Undi ati kuki abahemu mudatana no kumva ko guhemuka no guhemukirwa ntawe bitabera? Kuki iteka wumva ko ibikombe mwanywereyemo ibisharira mutasiba kubinywesherezaho abandi? Rwose icyo unsaba ndakiguhakaniye. Cyomoro namureze kuva avutse kugeza ubu ageze imyaka 4. Nta bufasha bwawe nkeneye rwose, igendere uzashakira ahandi. Ndabizi n'ubundi si njyewe mukobwa wenyine wabyariye, niba ari impuhwe z'abana ufite uzagende ujye gufasha, benshi barahari bagutegereje, wateye inda ukabatererana ukabata ku gasi, ariko urahemuka basi. Niyo ngutekereje numva nzunze isereri. Rwose komeza inzira yawe wenyine, njye ntuntekerezeho. Hari uwo namaze kwegurira ibyanjye byose, wamenye ububabare bwanjye, wantoraguye ndi intabwa, sinamutererana nawe ageze aho ankeneye. Sugira niko kwitsa imitima ati nta kibazo, sinavuguruza icyemezo cyawe, kandi ndabyumva naraguhemukiye. Kongera kumpa icyizere cyawe bizansaba igihe no guhozaho, gusa ngusezeranije ko ntazacika intege kugeza igihe uzumva ko ari byo bikwiriye, kuko mu bakobwa bose namenye ni wowe nabonye ufite umutima ukomeye, ni wowe ntwari iruta izindi, kandi uzakomeze kuzirikana ko nuramuka ubanye na Mbabazi nta mahoro muzagira nkiriho. Undi amuca mu ijambo aravuga ati ngeze aho Sugi, wakoze cyane, ahasigaye wintesha umwanya n'uwo naguhaye nawo buri munsi ndawicuza. Ahita akupa telefone ndetse arayifunga ngo atongera kumuhamagara. Sugira yari yongeye guha irindi hurizo umurungi ritazamworohera kubonera igisubizo. Mbabazi nawe aho yari asigaye amuhamagara rimwe na rimwe agasanga telefone yayijimije, ubundi akumva arimo kuyivugiraho, agategereza ko azongera kumubwira ko yabonetse agaheba. Umurungi yari yarataye umutwe, yari yarabuze ayacira n'ayamira. Mbabazi nawe wari mu ihurizo rikomeye, yibaza ukuntu yagiriye neza umuntu atazi akamwegurira ibye byose adasize umutima we, ariko akaba arimo kumubabaza bigeze aho. Ntiyibazaga ikosa yaba yarakoreye cyangwa ikibazo umurungi yari yaragize cyatumye ahinduka bigeze aho. Se warose impera z'icyumweru zigera afata umuhanda ajya kumureba.
nanjye nyemerera nkwibarize wowe ukurikiye kino kiganiro, ese ari wowe wakora iki? Wakomeza kwituriza ugategereza ko umukunzi wawe azakubwira ibyamubayeho? Ese nawe wafata icyemezo nk'icya Mbabazi ukajya kumureba imbonankubone akakubwira amashirakinyoma? Ubaye se ari wowe Umurungi, Mbabazi aje wamubwiza ukuri cyangwa wamubeshya nawe akazikuriramo ibye? Wakwemera ubusabe bwa Sugira ukirengagiza inabi yose yakugiriye ukamubabarira? Ese wakwirengagiza ineza wagiriwe na Mbabazi ukamuhemukira? Ndakubaza wowe unkurikiye, ni iki watanga nk'inama kuri nyina wa Cyomoro wari ugeze mu mayira abiri? Uhitamo Sugira cyangwa gusanga Mbabazi? Mbabazi we namenya ukuri azabyitwaramo gute? Kurikira igice cya 8 cy'iyi nkuru, ikiguzi cy'imbabazi. Ahari se waryohewe? Niba ushaka kuzisomera iyi nkuru mu buryo burambuye, usoma ugasubiramo, waduhamagara, watwandikira. Waduhamagara kuri 0788892053. Turabakunda cyane. Naho ubutaha turimo kubasomera igice cya 8. Twabasomeraga inkuru y'urukundo mu gitabo cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi, yanditswe na Emmanuel Uwimana, uzwi ku izina rya Emmy Simple. Murakoze cyane. Ciao. Naho ubutaha. Shalom.